Murakoze yitwa Mukamana Viridiane nkuko bibabwiye narakukiye hano muri uyu murenge wa Gitega ariko nkaba mbanje gushima by'umwihariko umubyeyi wacu Yohana Maria tugejeho indirimbo nziza zitwibutsa ibihe byacu shimbe no waduhaye ikiganiro cyo nisabira abavandimwe n'inshuti nuko aya mateka tugomba kuyubaha ntituzayasinde ngo dutatire igihango nongeye gushimira n'Imana yaturinze twese ko turi aha ngaha kandi twongeye kuvuga ku inshuro 31 twese tugihumeka umwuka w'abazima kibaro n'iki witeka ngiye kubaha urugendo twagiriye muri uyu murenge wa Gitega aho ni gatoya bari byinshi ariko umuntu aravuga bikeya reka mbere muri 90 ho gakeya nari matuye ubwo itariki ya mbere y'ukwa 10 ninjoro amasasu yaravuze nayo nari nyumva amasasu bwarakiye mu gitondo abasirikare baza buri rugo baka amaranga muntu basanga harimo ubwoko bw'abatutsi bakavuga ngo uri icyitso batwaye abantu kuri stade Nyamirambo nkuko hari umuyobozi w'umurenge yageze kubivuga barishijemo ibyatsi n'umugabo wanjye bamutwayemo baramo umuvandimwe wanjye Silas Kayonga batwaramo umuvandimwe abavuge Samuel n'abandi benshi ntibuka babayemo kwa dufite conseil witwa Michel rero hari umuntu yabajije ari hano ariko simuvuga yumve aramubaza ngo ese ngo mena dabo muzi gute ngende ko bantumyeho ngo ngende funguza abantu nabanzi ko badafite ikibazo cyo kubibyitso umuzi gute avugana Samuel yaramushubije kandi n'uyu wacu baturanye ku gasozi kamwe aramubwira ngo ntabwo ibyabo mbizi mbese nkaho kumuhamya yuko ari icyitso Michel rero yakomeje kudushaka yaka 4,000 bya kera mubo yafunguje arimo aragaruka abandi bakomereje muri 19 babamo babayemo amezi nka yangezeho hashize amezi 6 baza barabaye bikara barabyibushye cyane babahaye ikiringiti cya rufuku niritura amavuta ndibuka ko yabinzaniye twabaye mu ubwo buzima rero twinjira amashyaka akomeye cyane hano mu Gakinjiro ni imperuka yabaga hariya harimo abakombozi harimo MDR itavuguruye hakabamo na MDR ivuguruye hakabamo ku gice cyo haruguru kina Gitega habagamo abasederi benshi cyane nibuka ko n'abantu biwacu Nyanza bajyaga bahunga muri Gitega abantu babishe bakadusanga hari mu Gakinjiro ndabyibuka byari bikomeye iyo bakoraga imyigaragambyo hari kuri kaburimbo rimwe navuye guhaha mu isoko rya Nyarugenge sanga sederi yakoze imyigaragambyo na MDR ivuguruye yari yatwagira Mungu yarahanganye yangaga Kinani mbese noneho natwe tukumva twanse Kinani ubwo narahageze banyambura ibyo nahashye muribuka amavuta yabagaho kera ariko agakanore umutujerikani barayanyaka noneho ngizwa no wari umukombozi wacu witwa Gatemeri we yari yarabisariyemo cyane yari yaradodesheje n'amakanzu y'umutuku n'umweru y'umutuku n'umukara aho ari byo yambaye mu Gakinjiro twari dufite abemere nide babiri gusa umuhungu wa Nzaramba umuhungu wa bita Fred
n'uwo bitaga Manuel wari umukiga bakundaga kumwitira farumasi moderne. Bambaraga imyenda ya emereni de gakeya ubundi bakayikuramo, abandi bari ya mashyaka yandi asanzwe. Ubwo Temeri yaranyijije ndataha. Maze gutaha kwa kundi twajyaga tugira amafoto y'abaperezida mu nzu tutazi icyo bigamije, yazanye igitero. Temeri uwo yari mukuru we yari sous-préfet Ngendahayo, abiwacu baramuzi. Noneho basanga hari ifoto ya Habyarimana muri salo, barayimena barayicana mu mbabura ko baramwangaga, bari ku ishyaka ribogamiye kuri Twagiramungu. Ntabwo byateye kabiri, mu kwa kane byaraje 94. Ntangazwa nuko Temeri ari mu bambere kuza kuvuga ngo natwitse umubyeyi, kandi niwe wari wamutwitse na bagenzi be. Aho nahahuriye n'ibibazo bikomeye cyane. Cyakora nk'umuntu tuvuka hamwe arangije amumudari wa Habyarimana ati ngo noneho wambare. Ubwo indege yaguye nijoro ku itariki 6. Twebwe ntabwo twayimenye, twari twaryamye. Twayimenye mu gitondo mu gihe cya saa 11 nyine barimo bamubika. Turabyuka tugira ubwoba bwinshi cyane, usanga aturanye bacu babyutse bambaye ha Bosco. Abantu benshi baraho ngaho bari batanze itangazo ko nta muntu uri bugira ahantu ajya. Tuguma aho ngaho twishyira hamwe n'abaturanyi, ari abahutu ari abatutsi, cyane ko hariya twari dutuye turaba ari nk'agatsiko tuziranye, kandi turi abantu bava ahantu hamwe turi benshi. Emwe nabo twahasanze, nibuka ko Mbayiha Bosco yari yarasabye abavandimwe banjye ba Viateur ngo nawe bamugira umunyenyanza. Ibintu byose by'iwacu yabijyagamo, ari iby'ibyago ari n'ibyiza, kubera ari bo abantu yibonagamo. Biriwe aho ngaho nta muntu uhita, nta no kurya kwari guhari. Twirirwa aho ngaho ku itariki 7. Twari duhagaze ku mbuga hari kwa Bwanakweri turi benshi, bigeza nimugoroba. Bigeje nimugoroba nka saa 12:15 tubona hirya gutya aho Gakire yari atuye haturutse abantu 3 bambaye ibikote. Tugira ubwoba bitatwirukira mu nzu kwa Buyenge, naho ni ku muvandimwe wanjye bambaye habirukire iwabo mu nzu. Urumva byari byegeranye. Ubwo twareberaga mu madirishya tukabona ukuntu barimo babwira Mbayiha ngo akingure. Mbayiha yaranze, barasa urugi rwanga gucika. Noneho birangije bamena ikirahure. Nkumva Mbayiha aratera hejuru avuga ngo sha naye Kajabo twasangiraga nawe ugiye kunyica. Kajabo ni umuhungu wa Nzara. Niwe nabashije kumenyamo, abo bandi babiri ntabwo nabamenye, bari bambaye ibikote. Nta kindi bakoze, rero bateye grenade yaraguye, twese aho turi twitura hasi. Mbayiha yarapfuye, umugore arakomereka. Ubwo barayaho mw'iyo nzu mu maraso mu biki buratandukana. Tariki 8 noneho urugi bari barurashe cyane, turarutema kwinjiramo. Mbayiha turamushyingura munsi y'inzu, n'abaturanyi bose ari abahutu twese twishyize hamwe turamushyingura. Barira turarira, ariko tuzi ngo nta wundi wongera gupfa. Byabayeho ngaho twese twishyize hamwe twirinze, dufite amarakirete. Kimisagara baricaga tukabibona, ariko twebwe hariya twari dushyize hamwe n'abahutu twabaga turi aho ngaho, kumva ko dukomeye nta kibazo. Twaririnze tukajya dutesha ibitero byaduteraga. Abapapa bari barimo, ba Gashayija, bavuga Samuel, abo bose bari barafashe inkoni turwanya igitero cyaturukaga hakurya. Noneho tukagira n'umujandarume
babaga ku kazu k'amazi kwa Zirima abagabo hagana kwa Muzenzungizi, nawe yabonaga bikomeye akarasa hejuru ibitero bigasubirayo. Twirinze nk'iminsi igera ku 8, abarokotse ndabashimira yuko hari icyo bakoze muri iyo minsi. Yagejeje rero kuri 13 tukimeze gutyo, masaha nk'aya ngaya Karamira yazanye imihoro n'imbunda, baparika haruguru kwa Kabayiza, ahamagara Kayitare ngira ngo yakoraga kwa Karamira. Imbunda bazipakuraga bazijyana kwa Twagirayezu iwabo w'interahamwe zitwa za Pascal na Cyuma, n'imihoro tugufiya tumeze ukuntu. Noneho Karamira abwira Kayitare ati noneho ubwira muturanye mukora amasuku, muteme indabyo, muteme ibihuru, inyenzi zitisha modore zimeze nabi. Amwaka imfunguzo ziwe. Kayitare azatubwira ati duhera ahangaha. Twaherewe dutema indabyo zari zihari, zari mu mavaze, turatema ahantu hose tugera hirya hindi mandari. Ubwo hari kuri 13. Kuri 14 turamukira aho ngaho, twumva ko twakoze nta muntu uri bwishemo. Bavugaga inyezi nyine nawe ukayoberwa ibyo bavuga ko kukumva kwiri bukwice. Ubwo twiriwe aho ngaho kuri 14 tugeza saa 9. Ibyo nibuka tujoje batwaragwaga. Ije saa 9 abantu twabaga turi kumwe bose, babahutu twaga twirindanye, buri mwese yagiye aducika dusigara twenyine. Bumbi bagiye gufata imbunda, twagiye twumva amasasa ahereye pfo babo bamara abanyavuga. Umuntu wese wari hanze icyo gihe ngira ngo yarapfuye. Birukiye mu mazu turi benshi, baraza baratubwira ngo dukingure, turiyangira. Ubwo hari kuri 14 bakomeza hirya kwa bamajoro bagenda bica abantu. Baraye aho ngaho twikingiranye, baracya mu gitondo kuri 15 haje igitero cyitwa Magambo gikomeye cyane ariko cyarimo interahamwe nyinshi cyane. Babararambirwa, Bandayambaje, François Munini bajyaga bita Belde, François Mbungo, akandi gateramwe bitaga Mudomyi, kari karumunaka burugumesitiri wacu witaga Rutiganda. Noneho harimo no na Ninja, ariko naje kumenya izina Ninja nyuma, icyo gihe yataritwa Ninja. Na Rutayisire okwa Kabego. Harimo igitero kirimo abantu benshi cyane. Baraje batangira kudukinguza nyine baka irangamuntu. Barimo tuvanze naho tubake batamenyega izo gahunda, abatu bakabashyira uruhande rumwe, abatutsi bakabashorera. Ubwo munsi icyo gitero nicyo cyatwaye kwa Muzendereya umuturanyi wa Gashayija n'abana be, gitwara kwa Kayitare igitero cya Magambo. Bafashe Kayitare, bafasha Dera na Shwete na Bebe abana be, barabazirikanya barabamanura, babacishije agana hino gutya amanuka aho bitaga kwa Sarehe. Barabajyana barabazungurutsa bageze hari umurenge ku secteur, barabazamura. Nago nibuka urugo babinjijemo aho ngaho, babashungera cyane. Babibamajije nk'amasankane, bigeje babajyana ku muhanda w'ibitaka kubiciraho. Ikintu nibuka nuko Kayitare yabacitse agaruka yirukanka, ndabyibuka cyane, nkunda no kubibona. Rinete zavuyemo, inkweto zavuyemo, muzi ko yakundaga kwambara rinete, buna no kugenda byamucanze. Aragaruka ajya muri toilette,
amaramo umwanya baraza baramutwara, nawe bamujyanye ku muhanda bitaka barabishe. Ikintu kimbabaza cyane rero cy'urupfu rwabo ngo ni kuri 15. Ni nayo matariki nkunda kwibuka, yandi yose nibuka ibi byahabaga gusa. Ni ukuvuga ngo hari umugore aho hepfo witwaga Media rero ni washungeraga umurambo wa Adera n'abana be, kuko mu bamama bari bishwe na Adera wenyine, abandi bamama bose bari bagihari bapfuye nyuma ye. Media muhinduru cyane yavuze induru ngo nibazarebe ngo umurambo w'abatutsikazi ni wo wamucuje imyenda. Ikintu kimbaza nuko akidegembya muri iki gihugu. Yamucuje imyenda azamuka avuze induru, noneho hahandi n'intera hamwe zitabashoreye zagiye ku uwo murambo, noneho zitangira no gushwana. Batubwiraga ko zarasanye zirasa ababatwaye banabishe, izindi nteramwe zikabarasa zivuga ngo uyu muntu mwamwica iki tutamubohoje. Bararasanye rero ubwo baranicana bwa Adera. Ubwo barazamutse bakabyigamba twumva hariya mu mbuga iwacu ni nk'aho bakoraga inama, bakabyigamba byose twumva. Ubwo munsi hapfuye abantu benshi kubera ko Conseil Michel hari abantu yangaga cyane, bakundaga kujya muri CND kureba inkotanyi, harimo abahungu bacu ba Viateur, hari bambaye Habosco yari yamaze no gupfa, bajyaga no kumugaragaro. Ubwo uwo munsi barazamutse bakomeza kwica abantu, abandi batangiye kwihisha, ariko haratwe nta mugore wihishaga. Niba ari umuntu wagenze yitwa Jewe, nta mugore wihishaga. Ubwo twabaye mu bwo buzima abantu bapfa, umva kanaka babazamuye noneho ku muhanda bitaka barahihorera, bazamura hano kuri kaburimbo bariho bashyira imirambo, bazamura abavise babyara banjye, bazamura Karango kwa Bwanakweri, bazamura abana b'abasore benshi cyane. Ariko ubwo imirambo ye hepfo ku muhanda y'ibitaka yatwarwaga n'umuntu witaga Nikodemo. Barambwiye ngo abibugande gemba numva najya no kumureba. Yatwaraga imirambo imwe ikiboroga bamusaba imbabazi, yabajyanaga ngo muri Nyabarongo niba yaraje kuzura twumva ngo abandi abajyana Nyanza ya Kicukiro niho yabamenaga. Yaje no kujya atwara abahangaha rero bataranapfa. Ubwo ahagana hepfo wabo bamarabanyi bahavumbuye umupapa bita ndamwibagiwe, kuko bamutegetse ngo agende ateze amaboko nk'inka, bamuzamura kuri segiteri bamugeza haruguru, barongera kandi baramumanura. Uwo nawe Media yamuvaga induru, bamugejeje aho bamwiciraga agenda azamura amaboko ngo ateze nk'inka, yaraziko bamubabarije. Barakomeje bica abantu, hari mu Gakinjiro hari abantu benshi cyane bisha abantu. Je niyo bavuga miliyoni y'abanyarwanda, abo nzi muri kara Gakinjiro barenze miliyoni, ko twese twarabavandimwe tuva ahantu hamwe. Ubwo amatariki yagiye yongera, ibindi amatariki sabwo nyibuka. Noneho François Munini akajyaza agasoma amaliste hariya akavuga bataraboneka ngo inyenzi nkuru niziboneka ngo intambara irabirangiye. Kwisonga hariho Viateur bakundaga kwita Gatuza, hariho Mbayiha Paul, hariho Kabayiza. Abantu batuye hari igihe barabizi ko Kabayiza nta n'isazi yabwiraga nabi, kibaza se we yapangaga intambara gute. Nta n'isazi yabwiraga nabi kuva iminsi yose nari muzi. Noneho hakaba umugore witwa Mama Didier
wari ubishyushyemo cyane, ari umuturanyi wa Gashayija, akajya avuga no kwa Gashayija ukuntu bafite amafaranga yo ku murindi inote za 5 gusa. Noneho bakabikoramo inama bakabivuga, ariko Gashayija we yari yagiye ariko bikabacanga bakamubura, bavuga ngo nawe yagiye kuzana amasasu byarabacanze ibye. Twabayeho ngaho amadidi akwiza umwuka mubaho ngaho, ukuntu Bagashayija hari amabaro yo ku murindi, hari amafaranga. Niba mama Rosine yarigeze kumubwira ati genda umvunjishize amafaranga y'inkotanyi kwa Gashayija. Mama Didi yo nguwe yazanye umwuka mubi, ni newe wato. Hari inzu yari iri kuri bariyeri kwa Justin, bari baramaze kumwica n'umukozi we, niho bakoreraga inama, bakajyanamo abagore n'uwitwa Mariko wari umugabo wa Kabanya nayo wari umujandarumekazi, bahakorera amabi menshi. Kabayeho ngaho rero bukeye Viaterazi wacu bari baramubuze, araza arahirirwa. Ubwo muri iyo nzu twabanagamo n'umwana bita Paul, ubu ni umuganga, na Hakiza Jafeti muri umuna Ruhamyambuga, hakazamo na muri umuna Mamerize, niho yirirwaga twariranwa mu Kazayira Angelique. Noneho twarimo turi benshi. Viateri nawe araza yirirwaho ngaho, twari dufite umuceri turateka, twatekeshaga ibipapuro by'amadosiye, nta wagiraga amakara tukarya. Bigeje ni mugoroba, Viateri agira ubwo barambye ati fata aya mafaranga uyabike gereka ngende. Yansigiye amafaranga, aramanuka aho bita kwa Gaspari, hari abahungu bitwa ba Musoni, nabo kandi baricwaga, ajya munsi y'igitanda cyabo. Noneho bigejeje nka 5 nibwo bamuvanyemo, kundi munsi nibwo bamuvanyemo, kubera amagambo menshi bamubwiraga menshi cyane arenze y'ukuntu bari bumwice. Kubera hari umukobwa yari yarateye inda wahitwaga kwa Mutapfune, ntibabana. Ubwo yitegura bukwe muri iyo minsi, batugatera mushiki wacu inda, ukaba ugiye kurongora mwene wanyu. Mbese bamukora ibintu bya mfurambi, baramwambuye imyenda hejuru, baramutemagura hano hose ku mpande. Noneho kubera ari umusore yarabiyatse, arirukanka amanuka ahantu epfo kwa Antoine Sehire, yirukiramo bamusangamo, baramugarura bamufashe gutya mu mikandara, baramunzanira. Arangije Keusi ni wari umufashe mu mapantara na Ninja, Rutayise na Bakajabo bari inyuma ye, mbese ameze nk'abatashye ubukwe. Nani ubwo nkibibuka, hashize imyaka myinshi, n'utundi duteramwe tw'utwana twahariye. Ubwo Viateri yararimo yahagira gusa ndeba, yahagira atabasha no kuvuga, yananiwe. Keusi arangije arambwira ngo Madamu Kana, ngo ngwino usezere musaza wawe, ngo kandi nguzane n'amafaranga atubwiye ari aho ngaho. Nanjye ndamureba muri kintu mvuga, noneho amafaranga ndayazana, nzi ko bari bumureke, yari 300, arayabaha. Amaze ko abantu ubundi baramujyanye, bamujyana ku muhanda w'ibitaka. Ikintu bamukoreye cyicarubozo, bamuciye ukuboko, barakumuha arakwifasha. Hari abandi benshi baje kuyicirwa, baramubwira ngo baramwica nyuma yabo. Yicaye aho n'ukuboko kwe, bica abantu bose barabarangiza, bamugereka hejuru yabo. Ubwo ngubwo byarakomeje, bazamutse bavuga ngo indi nyenzi nkuru irabonetse, hasigaye Kabayiza. Kabayiza yari atarapfa. Ntabwo mbyibuka neza kubitondekanya, ariko mbayeho Paul nawe yari yapfuye, Kabayiza nawe apfuye. Baje kusereburira aho ngaho, bavuga ngo inyenzi zirarangiye nkuru hano. Uwo bari babuze yari Gashayija, Batwira we ntago azatunanira. Baravuga ngo inyenzi nkuru hano zirarangiye, dushaje twakwidegembye. Ikintu cyakurikiyeho, hakurikiyeho kuhoza abagore. Birimo cyane Mama Didier wo nguwo,
habanje kubohoza interahamwe bita Ndayisaba yari ituye mu nzu twari duturanye ahantu Siyeri yabaga yari yarahunze, noneho bakadutwara bafashe imbunda za rubaho bakazegeka hariya, bakambara amapistori, bakambara n'amakositimu, babaga basahuye babyina banywa barya, ngo iyi si irimo byose, ngo ibiri muri iyi si byose ni iby'abahutu. ngo hakurikiyeho Ninja nawe arabohoza, abohoza umwana mushiki wambaye banamwiciye ngiyo muri Kongo, baratumanuye ya gutaha ubwo bukwe n'undi mwana bitaga Letitia, nayo wari yahise abohozwa n'agateramwe kitwaga Evariste. Baramanutse haba hakurikiyeho François Mbungo, abahazi uwo yari yarabohoje si ngombwa kumuvuga aracyariho, batunyuzaga mu tuyira gutya tukajya gutaha ubwo bukwe. Hakurikiyeho ko Samuel yari akiriho, noneho ndi kumwe na Mayizaka gutya ku kabaraza turimo dutora umuceri, tubona Keusi na Ninja baraje, baza barakaye cyane. Keusi aravuga ngo Madame Samuel ngo ngwino hano ngo twinjirane mu nzu ngo ari cyo turebamo, ngo utavuga ko hari cyo twagutwaye. Mama Yizaka aranga, nanjye bahita bambwira ngo uwo mugore warunaka ngo nabari buze, nanjye ndanga. Samuel yari akiva kuri bariyeri yinjiye mu nzu, yari yambaye isengeri y'ubururu ndabyibuka, bahita atangiye nko kuryama, bahita bamubyutsa, bazamufashe umugongo bamutunyuzaho ngo bamadango hari ikintu tugiye kumubaza turamugarura. Ubwo ni igihe Renzaho yari yavuze ngo nibongere gushyira hano ku mihanda, bamujyanye hari atuvuye gushyira indabyo, baramubwira ngo niyicukurire. Samuel yabaye umugabo aranga, amakuru nuko ngo yafashe n'isari yambaye nayo arayibahati nayo murayikeneye. Bajyanye n'abana bitwa Musore nabo bo baricukuriye paka bagejeje ahantu bari bukwirwemo. Ubwo babisha umuturanyi wacu Jean Marie, bamurashe ari n'umugoroba aho ngaho ku mbuga. Ibyo byose narabibonaga. Jean Marie twamuteranye na matera tumushyira muri sari we, reba nayo kubona umurambura aho ntawe uri bukuzire ku kiriyo, nibazo byari bikomeye. Mamerize ndamwihanganisha cyane. Byaraye aho umunsi wa kangahe Ninja araza aravuga ngo uyu murambo nujye kuri kaburimbo nubwo imodoka zapfuye. Baradufashije bamujyanayo, hashira iminsi 3 imvura igwa nta modoka yabatwaye. Ninja agaruka kutubwira ngo nituze tujye kumukuraho, ati nimuhumure ndabaherekeza ntacyo muba. Noneho cyose twagiye bakunama baramutuzanira, bariho twamushyinguye. Matera bayimukuyeho ni ku biti, nibuka ko tunamuvanamo tumushyira ngo uramucyubahiro yari akiri kuri ibyo biti. Ubwo haciyemo agahe gatoya, uwo bita Mudonyi yari muri umuna wa Rutiganda urumesiri wacu, aza ashoreye abagabo 5 barimo uwitwa Karambizi we nari muzi, afite igitabo cy'indirimbo na Bibiliya, bashyira harya hindi mandari. Ninja araza aravuga ngo tuze tujye kureba uko babica. Ninja aradutwara, tuhageze bicara neza, yemamye ko bari abantu koko ijuru barigezemo, bicaye barambije. Noneho Ninja aravuga ngo agiye kubicisha ngo imbunda ya automatique, mbaze ngo niyihe. Mudomyi aranga, kara kantu kagufi kakagome cyane, aranga ngo amasasu ni makeya ngo nareke ngo abicisha agafuni. Nubwo buhoro Karamera yari yarapakuruye. Mudomyi yabwiye Karamizi ngo nibasenge, barasenga. Yahereye kuri Karambiza kwita mu misa 2, nta muntu watatse, baryamaga gipfura. Aragenda kubita uko ari 5 arabarangiza.
Mudomyi yari yamaze kuzana icyokere cyinshi cyane ahita kwita agafuni hasi ariruka aba nk'umusazi. Birangije ninja arongera duherekeza aratujyana. Noneho kubera ko uwo bitaga Rutiganda yari atuye mu gikoni cyacu, kwa kundi mwagiraga inzu mukajyana n'igikoni mukagikodesha yenda nk'ibihumbi 2. Rutiganda atuberaga mu gikoni atarajya kuba burugumesitiri, atagira ibase, atagira urusokozo, agasokoresha urusokozo rwanjye nkamuhibasa akihumurira. None narabona akora na dushe, yambaraga umupira wa jire umunsi ku wundi hejuru y'ishati, sinzi ahantu yakoraga. Bukeye baza kumuhamagara ngo ajye kuba burugumesitiri iwacu. Nyine najya ntaha iwacu nkayica no gusuhuza burugumesitiri twaturanye washokoresheje igisokozo. Ikintu yamaga ngo ni kado yamagirangamuntu, akabwira abo mwirangayemerere bakamirangamuntu, batagiye mwirangayemerere y'iwacu bakamirangamuntu y'ubuhutu. Nari maze kugira 2. Nari mfite iyo kwa papa ariko mfite 2 Rutiganda yamaga. Nari nzifite noneho bukeye mbwira Mamerizeni rero irangamuntu 2 z'ubuhutu. Kandi Kabanyana yari umujandarume w'iwacu, atubwiye ngo tugende, bafite imodoka ya PVK, tugende tuvangaha. Noneho amafoto ya kera bagari amanwari yijimye kubyo utasobanukirwa umuntu. Noneho amezambye ati oya, ati nzagwa ahangaha. Kabanyana arakomeza aranyumvisha turagenda. Ariko nabaye nkirenga mu Gakinjiro nicuza aho najyaga. Byari bi mu mayira, yeze kuri Nyabarongo bakura abantu mwe modoka barabica ndeba. Noneho tugera ku yindi bariyeri batangira kureba mu ntoki ngo n'amano maremare, basanga mfite amano atari maremare. Baravuga ngo tutiye kura. Kabanyana babwira ngo ni mama wacu. Twaragiye tugera igitwari ninjoro, basanga umuhungu bita Micaca, ise yari pasiteri Sembeba, yambaye imyenda ya gisirikare yasinze. Ahita afata Kabanyana ati mushiki wanjye ibi ni ibiki wikoreye. Kabanyana akomeza kunyumvisha ko nta kibazo. Noneho ndavuga ni yesi narinzi n'igipfa n'igiki. Navuze nti hano imbere wajya kurara kwa Mariko, hari kwa mukuru wanjye. Kabanyana mbya ati cishika batumvuga n'iryo zina, kumbi barahasenye. Baragenda ari wabo, afite umwana mutoya, inzara yaramwishe. Noneho abwira musaza we babyuka bajya ahantu ijoma, ahantu bita ku musaza Gakwaye Enoki, umugore ni mubyara wanjye. Baza barantwara, tugeze yakombwira Kabanyana wowe ujye kuri komine mbwire Rutiganda igikapu kirimo yaramaranga muntu bari bakibye bagitwaye. Ngiye Rutiganda ni umuntu tuziranye na sister burugumesitiri twariganye tuziranye, noneho bame icyangombwa nisubira i Kigali. Bakebyumva baravuze ngo iyo nyenzi se i Kigali izanye amasasi n'ahangaha, namurebe nkanjye kugira ngo nzane amasasu. Ubwo barambutse baraza aho ngaho mu rwo rugo. Ikintu bakoze bashyize muri vetiveri mu rutoki. Rutiganda arasa umuntu waho ngaho agira ngo arashenyera urugo, ariko arasa umuntu mu miryango yabo. Ibintu bitangira guhindura isura. Uwo munsi iteye ubwoba. Yari afite umugore w'umuntu nawe wari interahamwe cyane uriraga n'inzu akajya gusakambura amategura n'amabati. Ubwo naraye aho ngaho mu rutoki, baracya mu gitondo umusaza aramerekeza ngeze igitwe naho hari bariyeri witwa Fenias yari ikomeye cyane. Noneho aza kubona umugabo bita Bwenge wo ku Buhanda, ati ngereza uyu muntu mu Ruhango. Bwenge yarantwaye ngeza mu Ruhango, byo naboneye mu nzira nagahoma munwa. Nkigera mu Ruhango mpita nkubitana na bisi irimo za Cyuma, za Pascal, interango zo mu Gakinjiro zose ngo mu Ruhango nta kintu bakoze ngo baje kwica. Barambaza urakora iki nahangaha? Nyine ndababeshya. Ubwo birancanga biranyobera, ndavuga kansubira inyuma njye ahantu bita Ikiruri hari kwa Masenge, bitaga kwa Runjori. Kumbi barabishe. Subira inyuma na nubwo nari nzi inzira igerayo, ndagenda ngeze hirya mura n'abantu
bo ku musozi witwa Nzuki, umusaza bitaga Nehemiya. Abahungu be ngo bari barateye isambu y'iwacu imiyenzi barayigabanije. Noneho umwe arambona niba yaranyebeye kwera ukuntu narabaye, mwabona aranyitegeza kugenda mumenya. Noneho ngira ubwoba wagiye kunyica. Komeza ndikaruma ndagenda. Ngera ahantu Kiruri nyine nsanga kwa masenge barapfuye. Njya ahantu iwabo witwa Atanazi, ndabamenye nabo bari barahunze. Yaranahunganye na gashiki k'umugabo wanjye agenda akita gakozi ke baraho ngaho. Naraharaye hari kwa gatanu, hari kwa nyuma w'isabato. Bucya bajya gusenga, turagenda tugeze ku rusengero dusanga harinjiramo ufite irangamuntu basubizayo. Mukuru w'ikintu yakoze yanguriye mu Ruhanga amerekeje, ndamukunda cyane Sostene. Aranzana tugera mu Ruhango agenda mvugira, mageze mahurira n'umugabo bita Uziya, yari umunyakigoma ariho. Noneho twe tubwizanye ukuri. Uziya ndamubwira, Uziya rero mvuye iwacu sanze bimeze nabi. Uziya nditera iwacu bari barihutuje, badutwikiye batuvumbe busubiye i Kigali. Ansigira umuntu bita Aloyizi wo mu Ruhango wacuruzaga ibirayi. Ati ngiye kuri komine gushaka kangombwa ndagusanga ahangaha. Aloyizi ambera umuntu mwiza cyane, anjyana ahantu araduhembura. Ati noneho Uziya ndamurangira ngo bamwishe. Ati noneho hari imodoka iri bunzanire ibirayi niza ndayiguha. Bwarinze bwira, buraki imodoka iraza, ndara hahandi. Arampamagara ati imodoka yaje, nta kintu nabuze na kimwe yanyitayeho. Ati noneho ati ngwino ujyane nayo. Turagenda, twageze ku Ruyenzi. Ibintu byari bimeze nabi, mbamuye n'intera hamwe bite duwari iwacu kwa Rubene. Bavuye kwica Ruyenzi avango yisha abantu 100. Nta kintu byari bikimubwiye. Yarambwiye ati mushiki wanjye none suvuye hehe? Nkabeshya nyine ni mu ntwari. Banshyize mu buhiri mu mihoro nubika b'umwana ndagutya. Mbona ngeze kuri Mazi, nkihagera nahasanze intera hamwe zitwa za Nyirabukara nyine ziminduru. Nyine nayo tukuntu mbeshya ndazamuka nsubira ku gace k'iwacu kandi sanga abantu noneho barashize. Ubwo urwo rugendo rwose narugize mu minsi 4 gusa mba ndagarutse. Nahuye n'ibibazo aho ngaho, bankubitanye n'umudamu bita Nyirakimana, aracyaba 19 Venansia. Atangira kungira umuretwa aho ngaho nkasinkwi, tugateka tukikorera ibiryo tukajyana aho intera hamwe zariraga. Aza no kubyara noneho mba nk'umuboyi we. Ako hakaba akana kitwa Jeff kari kakiriho karumuna ka Bujene, kageza kanyugara kandi ati inkotanyi ziri hafi umura. Babaye aho ngaho tugenda twumva ngo bavuye Mboye runaka, bavumbuye runaka. Ninja noneho yarabaye ninja. Tubaho ngaho nihutishije ibyacu ni byinshi nibirebire hariya. Kwegereza ubwo hafi inkotanyi zafataga umujyi wa Kigali. Noneho icyo gitondo Jeff arazarambye ati niwongere guteka inkotanyi zaje. Ubwo nibwo zaje baradufata batujyana muri Saint Paul, kongera kubona ubuzima. Baturamiza icyayi cyo kunywa, baratuvura, baduha icyo kunywa, baduha icyo kwambara, ubuzima buragaruka. Ari nayo mpamvu nisabira abantu ngo tugatobaye amateka kuko ari amateka akomeye cyane. Hari byinshi navuze nagiye ndenga byabaye hariya, ariko icyo nisabira abayobozi bacu bakabyara nuko bankurikiranira. Umudamu bita Media baje kumbwira ngo abigasaba Ikinyinya, ni naho ntuye. Bandangira isoko akoreramo, ndamushaka ndamubura, ariko ari muri Gasabo. Ntabwo Media yakoze ibintu byiza ku buryo abakidegembya muri iki gihugu. Nimbe n'abandi barafunzwe, bemera ibyaha barafungurwa, ariko Media yaridegembya muri iki gihugu. Imyaka 31 irashize, yakoze ibi byinshi. Nagira ngo uwo muntu bazamudushakire byibura atubwire impamvu yakoraga ibyo byose kuri bagenzi be. Ariko hagati nsubiye inyuma gatoya, baje kwica imbwa yo kwa Kayitare.
bica n'ipusi yaho. Keusi yaraje bagiye gukoresha isanduka kugira ngo berekane ko umututsi yataye agaciro. Hariya impande yo kwa Bwanakweli baducukuje imva dushyira mu isanduka, turaririmba, duhingura ipusi n'imbwa, dushyiraho n'indabyo kugira ngo byerekane ko umututsi yataye agaciro. Ibyo byose narabibonye. Gusa Keusi ahari niba kiriho, Imana yo mu ijuru ijye imubaza ibyo yadukoreye. Ninja we aba muri 19 muri Gacaca na Medi bya Gacaca narabivuze cyane ariko ntacyo byatanze. Ninja we yaraje kubera kuvugisha ukuri. Buriya rero umuntu avugishije ukuri uramukunda. Yavugishaga ukuri, ba Rutayisire bagahakana, Rutayisire yaraharagahakana, Ninja akajya akavugisha ukuri umunsi kundi uko byagenze. Nabana yose yatatubwira Ninja tutuguye imbabazi. Ninja aravuga ati nta gihugu cy'u Rwanda na societe nyarwanda ashaka kubamo, ni mureke mbe hariya. Kandi yatuzaniye na kado ya miruwari tukatinya kwitwara. Rero icyo nasaba, reka nshimire. Ntabwo nabona uko nshimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yakabyara agaheka. Nkunda kuvuga ngo wamuma byibura nkamuheka. Ndamukunda kandi sijye jyenyine, yatubereye ubuzima bwiza. Inkotanyi zamuragaje imbere zakabyara turazishimira by'umwihariko. Yaduhaye kuvaho tuva tugera aho tugera, idushyiriraho ikigega farije, tubera umubyeyi w'indahemuka, kiratuvuza, abafite abana bariga, bamwe kiranatwubakira, turatuye ntitukinyagirwa. Ibyo byose turabikesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turamushimira cyane. Imana imudukomereze, mwongere iminsi yo kubaho. Yankunda kuvuga ngo azajye mu ijuru nka Eliya. Nibyo mwifurije nawe mwese mbashimira.